uyu munsi tugiye kuganira ku mishino n'imigoma guys, cyangwa iki kiganiro tukireke gishobora kunkoraho ibintu ngiye kuvugira muri iki kiganiro, reka mbireke. Ku mishino n'imigoma n'imboro zabyo guys, rata undi muntu ujya ukora imibonano akumva ukuntu iryoha. Uzi gukora imibonano mpuzabitsina guys uzi kurongorwa n'umuntu ubishaka, wumva ubishaka. Inshuti yanjye uzagerageze wumve. Gusa ikibazo abakobwa b'iyi minsi n'abagore basigaye babikenera bagahita bikoreshamo ibiboroheye ntabwo ari ukubasebya, ariko ibyo bintu bibaho. Ugasanga ahise ashyiramo intoki, ahise akora kuri rugongo, arayizunguje ahise arangiza. Mw'abantu mwe, iyo bigenze gutyo kugira ngo imibonano mpuzabitsina ikuryohere biragora, ariko niba ibyo bintu utarabikora ndagukumbuje uzakora imibonano mpuzabitsina wumva ubishaka. Barakurongora ukajya ugira ngo uri purasitike. Niwe n'umutipe uzi kurongora neza, arakurongora ku buryo uba wumva mbese nyine kuyireka ukajya wumva imboro iraryoshye, nta nubwo wamenya n'uburyo iryoshemo. Hamwe hahandi uyireba ukaba wabwira sheri wawe ukamubwira ati njyewe uzankorere ibindi byose ariko imboro yanjye ntuzayitange. Ibi bintu binyibukije, hari umugabo twigeze kuganira asa nkaho akuzemo ukuntu pe, arambwira ati njyewe umugore wanjye yarambwiye ngo nzakora ibyo nshaka byose bishoboka, ariko imboro yiwe sinzigere na rimwe ngira umuntu nyihereza. Guys, niba habaye ikintu kiryoha mu buzima ni ukurongorwa n'umuntu wishimiye, maze ibintu ntimubigire intambara, ibintu mukabyoroshya, mukituriza, mukamera nk'aho nta kintu bibarebaho, ubundi ugakora umuti umva, ukawukora ukawuvuguta ugacya. Uzi muri iyi minsi nibwo ari uko hari akabeho igituba cyabaye igituba se we mwumva mudakwiye kundangira umugabo kuko nkomeze mbeho muri ubu buzima mundangira umugabo ufite gahunda, umugabo nyine uzi akazi nkora, aka kazi njye niko nkora nyine, namwe murabyumva, ariko ntanakareka wana hako pasi nkajya nyibyukiraho nkayirirwaho mu gihe yiriwe mu rugo, nanjye nkanyurwa nk'abandi bana sha. Gusa sinavukiye icyenda. Mva mbabwire ikintu cyitwa imboro iraryoha, si umubwire ngo iki nyine. Mwebwe muba mufite ukuntu mubayeho, iyo uyifite buri munsi ntabwo wumva uburyohe bwayo, ariko uzi kwicura ugasanga irahagaze iragutegereje sha. Uricura ugasanga irahagaze iragutegereje, ukaba urayinyonyereye, ukaba urayigize
saa sita yaba yiriwe mu rugo mwamara kurya uzi kari agaturo ka saa sita yewe we kari agaturo ka saa sita yewe data we agaturo ka saa sita iyo ukarongoye umuntu nshuti yanjye mumaze kurya nta kibazo mufitanye nta rwasirira ntaki nshuti kariya gaturo karakuryohera kararyoha kokereka kabarenga yewana hasi hejuru mana we ariko abantu mufite abagore n'abagabo we mujye mwubahana mukundane uzi ko uwo mushyi uko ukurya urakurya ukizirika mu buriri ukubika inda ukaryamira urubavu ugahaguruka ukicara ukumva nta mahoro ufite kurya ukarya ukumva wapi guys mwambabariye kuko mukiga gukunda abagore banyu n'abagabo banyu abagabo bo iyo bashyutswe bo umva n'ihene bayurira mwambabariye kuko mukiga kumenya ngo turakora iki ibyo bintu uko byabafasha byatuma wumva umerewe neza ndetse n'uwo mwashakanye akaba amerewe neza agaciro k'umuntu buriya ubimenya ariko atagihari urabona iryo buno riri imbere yanyu iryo buno ni sawa iryo buno kabisa ukaritigisa yewana ukagitanyura ukamuhenesha ukamucurika oh my god mbega umuryohe umunsi umwe nzabikora ewana nzabikora ndi kumwe na chere wanjye bizabarenga kabisa bibarenge tubahe ka video abafanizi banjye ni box bahereza ka video maze kubikora